ariko iyi nyagwa bazanye aba bazungu turi mu gusarura ku munsi habe n'imirima y'ababembe ntiyeraga gutya siko umuntu agiye kubaka akazu hano muri iki gihugu cy'amahanga dore nawe ngo gushiramo 100,000 ukaza urya 20 ku munsi wahamagara kicaziraye tugakirana kuganukira nkimuka bavuga ngo nagiye kwa buriga ibintu byaraje amafaranga kandi ngo ni ibingibi ngo barabihanuye kera ngo barabihanuye ngo abantu bazobarya baryamye ahubwo murebe alo uraho neza wa uraho ziraye yego uri hehe uri hano hepfo gera hano mu rugo nakize nshaka dukirane hano hari ibintu by'abazungu ugera hano kwereke tujya amafaranga ashaka abazungu bagusuye ibyo kore kose wari wasugwa n'abazungu utabona ko turasarura abe n'inka zirurenge ntizajaraga gutyo gera hano urebe karibu injira ni wowe yambusana zubangukaga ndakumvugira ingoga kera urashitse kera ndaje nari umpamagaye ndi hano hepfo nari hano hepfo y'iwanyu ahangaha noneho mwari umeze neza tumeze neza ariko ni ukuri naragwaye biragaragara urapfuye naragwaye tuzi ko cya kintu kimwe twigera kurya cyagihaza kuri kw'Imana cyama kinshobora nama nkomeza kugira intege nkeya ndagwara injara hepfo kwa muganga ngo baza bambwira nari narwaye kwiruka namagwara kwirukwa bakambwira ngo amazi ngo yashize vuba wiruse ngo amaraso nanone wiruse baza bambwira ngo amazi ngo yashize mu mubiri jara kwa muganga mwije kwiteza amazi bavuga ngo isindano bantere nk'amasese 70 ndagiye wamuje nesi nawa aranga ngo ntibantera amazi birashoka iguriza ntibaza batera amazi kandi ari rero turariguhamagariye hano hari ibintu hari imirima y'abazungu zitagira n'isuka wa muntu we ngo hari iki hari umurima hano gusa ni ibintu turimo kwama tugira gutya gusa ukamujya amafaranga gutya dore ukuntu bari kugira ko n'ukuntu ndi kugira ugakandaho gutya gusa ugakanda kuki wewe ndaza kubikwereka ukuntu baza bakanda hari ahantu uzamubwira gutya gusa ibiciro zo mva byabi nimba biba biri kugwa nk'ahantu mu ndobo urumva gusa byabikubita gutya hari amafaranga njyewe maze kurya menshi uzushoramo aga yawe ugushoramo 80,000 by'amajino 80,000 buri $800 ikimasa neza cyangwa 2 by'imisore ukamubishira hano naha ni umurima ga no guhingira ukabishiramo gutrona dore hano dore reba na ese ni Amazon niko baba yita ngo ni Amazon reba hano noneho uzuguma gusuka kandi ugashiramo amafaranga ugakanda n'abazungu ni imishinga niwe nijanye ngo tugasonze no uzokomeza ukande noneho ga ukaza unguka amafaranga buri munsi tanikita habe n'ingazi mirima tizigeze byaraziki urimo kwamurya buri umunsi ku wundi amafaranga none ga wewe diye shiramo amafaranga shaka ibihumbi none se kera wowe nashizemo 100,000 ko baraguhangaye ku munsi ndi mu gufata 20,000
bujini buri gitondo nimukujuka gutya kama mbifata nkama manuka hano ndimo kwamazana imigati igikoni cyahindutse ntukimenya ihari oya twabona ko kazobe kaje nakwitegereje byari nambona wabaye akayobe igikoni cyahindutse twabona n'intebe ko zabaye nsha twama dukoresha ibintu ibitanga dore isabune naguze ipataro ibintu byose byarahindutse turi mu kugiraho cyamanuka ahangaha kamutora kuvuye nako oya waratinze ufite se amafaranga noneho ku bintu bimeze urana ibi bintu birimo amafaranga waratinze kumbwira ariko nanjye sinari mfite amafaranga namanirukanka sibizaje by'abagore ngo bimbina namufatamo ibihumbi ijana n'abagore ejo bundi zobibasubiza iki ngiki ni ikintu cyakibyara n'uguturaga n'inkoko zaturaga gutyo oya naje kirimo kwama mbaye igitekerezo cyiza urabizi ko gaturi inshuti sinokero uri hano kana imbizi kufuye namwe mwabisigaye murara mu karu urabizi ko bimeze gutyo noneho naje ntafaranga nari mfite kabukene bwakomeje n'utwo nari mfite nagiye kwiteza amazi hariya hepfo bari bambwiye ko nta mazi mfite mu mubiri noneho kandi banteye amasese menshi noneho hano nari mfite amafaranga y'ubukwe tuzi uko ndi ntuza w'ubukwe nije uzuhagararira amakwe yo muri famiye tubizi uko ndashaka ndi umwizerwa ndi imfura niba ufite amafaranga ya famiye fata ibihumbi 80 wega ntoshiramo ijana kaya mfite amafaranga ibihumbi 100 bya famiye uramubimena mu jose ariko gasuku bimena ejo bundi uzo kwamuheza famiye magana ye nimpamo icyumweru kimwe gutya uramuheza famiye ibihumbi 200 oya reka nyashiramo yose ndamanyashiramo yose reka nyamariremo ndayaduriramwo indangiza uzokwamubwira ifaranga uzifaranga uzokwumuzigarura kiremo n'izindi nyuma y'iyinga rimwe araba yagakana urumva nawe ahubwo ubukwe ndabubonye neza niba utabera mu ndege urabesha kuko si amafaranga uzofata noneho rino jana urikuremo urumva hasigaye muri ijana ryawe usura ufata irindi jana ubatwerere wamugura jewe vuba ndagura akamodoka noneho ari hehe amafaranga yawe amafaranga ngaho kuri M-Pesa niho wabaye umufuko w'ifarangaga n'ibindi faranga se reka twama ni hari abaza bakanda uyu mwana agize umugisha uzamukanda rero nanditse recharge naho recharge ukinjira ndashukira ibihumbi 100 ahangaha banditse amount uzukanda ibihumbi 100 urareba kandi biba ari 100 rana 100 gute ukohereza shyiramo umubanga w'inani umubare w'ibanga onyagaga reka mushiremo iwanyu tuzi ko iwanyu mana iwanyu bageza biba naho rona aragiye kunguka agiye mu bazungu byose ariko gejo mu gitondo aho bibera byiza ejo amubyara umunsi ukurikira ejo dore ukuntu uzogira gutya ni ugukanira wanyeretse n'umutuku ni ukuri rwose ese ni ugukoresha intoki zombi ni nk'igisoro ubundi ni igisoro dore hari ahantu barimo kwandika ngo garabingi noneho ejo uzoza nkwerekeye dore ukuntu uzogira oya nahabonye mu inshuro 20 inshuro 20 ifaranga ko zirinjira uzaba muzumva noneho ni zazama zisakuza nk'imashini uzaba muzumva ibihumbi 100 kunguko biragiye neza uko birinjiye hano yarenze ariko gejo noneho tubari tuzofata ibihumbi 20 ejo none se uzogeza n'akandi ubu kuri M-Pesa nta kintu gisigaye kuri M-Pesa nta gisigaye ariko ejo mu gitondo bazokwama kumenera ibinyagwa 20 wowe gusa mu gitondo ubyuka wamukanda ntiwibagirwe gukanda ari ahantu oya si ukuyoberwa uzunguka none se umuntu w'umugabo azamasigara gutyo sigaye gutyo ejo mu gitondo amafaranga arazoze nkwerekere hari ahantu kanda etomara uzotira
amafaranga yo kuyarya ndakubwiye bana ntakundi ibi bintu nuko bisengera Imana n'ibyo uko birarangiye bigatinda asigaye twegamire tuzorye bigatinda n'ukuri kw'Imana narushe naringize iminsi nirukwanga none ko ndanahunyiza se uragira ifaranga zaje tama wazo tuganire uko nguko gatwabaye abakire kandi ko ndabyumva uyu muntu gagiye kumukira oya twakize ntabisigaye wewe ahubwo dupanga ibyo tuzokora buryaga abakiroza buzubona bazamuye amazu nahabahereye banga bagira gutya barazamuka bakaze uzureba inzu ukamuyibonera mu gasongera iriya oyaje noneho twakize kandi ko ndama numva twagomeza kwigirayo buke kurajeka niko ndamanje ishati mu minsi mike urayuzuye iyi ngiyi se iyi si baho iyi ni kire niyo kire no tuje gushaka ikibanza hari hepfo nabonye ibibanza byiza bimeze neza twogenda kandi tutore wiga umuduga kuko urawugura vuba inyuma y'ukwezi kumwe urafite umuduga njyewe ikindi kintu kingoye ni ordinateri uzogura ordinateri kandi uzoyiga urayizi se genda uyige noyimenyera he genda uyige numara ubijemwo wakizega hano se atabazamure n'imodoka hano woguze muri ikazihura kandi uhurira uyu muhana wose akangirigirika akazamure zirahaba ariko umuntu yona yizana akazahuriramo no mu nzu oya tugende ikindi ahubwo twokora ifaranga urumvaga ni ibintu bidafite gushira ni miliyoni tuzokwama twubaka imihanda yamizamuka gafinda yirabura yamica muri rayo sanguje ziwanyu igere neza ndagutya yose ko ndayibona nk'imihanda dore kawazumi kandi ngo baravyanditse ngo bamaze gushiraho bino bintu ngo bamavuga ngo abantu ngo bari bazi ko dukenya imihanda nacyo gituma babiza oyaye kandi gabino bintu byari byarahanuwe tutarabaho muri 50 igihe cya mbere muri 50 bari barabivuze ngo abantu ngo bazojya bajyana ifaranga ngo tuzojya ifaranga zivuye ngo mu mazungu hari n'ijambo akazasoma ngo ibintu bizova mu ijuru ngo kamana noneho niye uvuye umuzozi ukaza ukaza bigira ngo ntaso tuzukanda akazi kama kagiraho cyangwa ngo nta mafaranga bahaye yo kera baba bangiriye ukuntu se ngahe ndebera turebe yes iyo ntibo yaguheza gutaragira kera wagwaye umutima kera bagiye kunyaga ko batabayaza nejo mu gitondo wewe witonde nizo mu isanduku uyu muzungu akoze abaye katito umwe bazavuga muri bibiri ngo yasigaye kereti kugira ngo atunganye ibintu ni tito uyu muzungu ahubwo bazamwita rero ngawe genda ejo mu gitondo uzoze mbikwerekere tuzokomerezaho none Zaburoni we bino bintu ko narinje ko byanze ko ndakina bikanyera kuko bayambaye ntwana hano ko ngejeje 10,000 reba nawe ariko kuyakuramo ku withdrawinga byanze pi nawe niko byagenze uravuga surabizi wa mugabo kera ko wacuruye ndeka uko wacuruye kera se ayaye gusa ngo bagize abakiriya benshi kubera nijoro bagiyemo kera ko barabimbwira ngo abakiriya ngo babaye benshi uko ndabona kera wacuruye tuba ugiye guhomba urugomba amazi tuduhomba ukomere iryo jambo ko ndumva ijambo ryo guhomba ntabwo twahombye jewe noneho hari ahantu twebwe tuba twinjira mwebwe mutogera nuko baratudora ibintu babandika ntuzi ibivugo zina ko baravuga ngo na kabiri ngo nibwo bizogenda neza ngo bakabifunga ubu nyine ngo bakiriya ngo babaye benshi ariko twebwe twashoyemo
amafaranga menshi dukeneye twona bahamagara oya urabona ko ariko babambwira oya naje mu gitondo nakubiseho ntibayampa nama ngwara igikindu umugongo wose ariko bayakweretse baranyereka ariko ndahavaho wa mugabo we ibintu byabaye bindi nakumiro ubukwe bwa n'ejo bundi ubukwe wa muntu buregereje ubukwe bwa ni mu kindi cyumweru kandi ganturageza n'ishiringi 10 zawe oya nari mfite ibihumbi 10 turabona ariko ntibaba baruhabareka mbikoraho navyo babikingiranye ivy'icumi bamashe oya ntugire ikibazo ejo nariye menshi maze wowe kuva umunsi mushira uriye rimwe ndiya kabiri ariko ndibaba yamba kurayarangiza gusa ari mu kirere arani mu ruzitiro kuri abayazitiye ariko urayageraho yahekiye mu kirere no kwimana ko ndayarangiriza iri ariko gubwo nibuga rutarayagaza nazo reka kuvuga ibyo bintu boyakingira nageza umunsi w'ubukwe woja makuru kwimana gusa naraye sinzi naraye mbona naraye se ko ndakubwira ko bari abagore b'amazi bampambirishe nukuri kwimana sinokubwira wa mugabo ayanje araje umusozi uyu munsi ayacu nataje umusozi naraye butunda nukuri kwimana sinasinziriye natangira ngo sinziriye kuramo yarangiriza ni ngari inyuma ko ndama ndota babampamagara si ibintu ahubwo bino bintu biraba bijya byo kwaburiga bavuze sindi mu guhumuriza nukuri kwimana naraye nanje ndi mu kugenda nkumva turava babiri naraye butunda ari nigende mu kugenda ndi kugenda gutya kumva ko ndagaruka kurasubira inyuma ibintu nubwo kwimana biraza kudukuraho ugashwaho ibihumbi 100 nama nkonera gusa umuntu azamapfa kure ku ifaranga gusa utazi uzazira jewe kuva wa umunsi bayakingirana ndi mu kugenda nkumva hariho waka kandi ndi mu kugenda naje kugenda imbere nkumva ko ndagaruka hari umuntu uri mu kunkurura ni kwa gukururira yewe narengeye kukureba ngo duhamagara umuzungu urandeba se ndacaboneka ko baravugaga ngo hano hepfo abantu banyazwe ibihumbi 100 akubivuga ibihumbi 100 byama bigenda gutyo oya ibyo ndivyo kunda bambaye namba y'umuzungu ngiye kumuhamagara umuzungu nyirabyo tumuhamagara adutumira amafaranga yacu atubwire icabaye ibyo bintu ntibizova muhamagara tubwire icabaye ndibyo tasone reka je mfite nk'amayinite atubwire ibyabaye muhamagara je tusanga ayanyuze kuri iyi telefone ayacu ibihumbi 100 kandi gaje n'iby'ubukwe yo kandi uzuko buri hanze buri niposho uramenyekanye bazoba bavuga ngo warayanyweye nta mugabo muzima wo urya amafaranga nubwo kwimana ibibazo nakomeje kugira ibibazo by'amafaranga wa mugabo arandi yanguye reka muhamagare jewe noneho kiranyase kirasi tumuhamagare mvo ngo baratunyaze ngo amafaranga ngo yagiye niko wakubwira mugira mutuke se mutuke muco ntuza kongereza ibihumbi 100 twama tubireka mubwire nonsense utunyaze gute wa muhungu akwe muhungu adukoreye igitangaza tago ndo mubwira ngo nari mfite ubukwe ambaye nari nabizi kuva kera turamugira gute gira kose bonano mbaye imbuga uyu muzungu se tumenye tumushakira tuje ntabwo ari umuzungu narabimenye namenye amakuru ko byagenzega nanze kubikubwira tutaramenya ko twanyazwe uzi aya mafaranga nyirayo ni wowe wabishizemo bino bintu reba reka nkubwire ka ariko nawe barasinyazwe ari abagore bamfatira ndikinyoka Imana je nibura ahubwo se ukuntu ndavyagenze nguyu umubembe iyo mu mubembe iyo amazone yo wini muchware ni umubembe bita muchware amazone no muchware akagira yaragira umwana umwe w'umuhungu witwa Kashe 24 yari afite na murumuna wiwe njewe nzi bita ngo ni Max
Max Cash. Uwa Max Cash ni umuhungu wa Amazon neza n'abana bamutwara gutya isekuru n'umwe sinzi ko bakazamwita nawe nimba ngo ari ngo Bitcoin nuko ubwiyongera kandi ndagira ngo turageza n'ibiceri 10 bya iginya amafaranga arahari twatuyarebera hano se uzi ko ubukwe bwegereje yarebera aho ngaho ubukwe buregereje gane ku kindi cyumweru iminsi 2 yose ukomeze yarebera aho ngaho modi ni niko ndangaza reka nyabona uravuga ko cyo nkama numva igikinzo yase igira hano tube nk'abaganira wagega kure ntabwo turi kumvikana neza noneho n'amatwi sinkicyumva kuno gutwi twana kuno gutwi kumva neza ni kumwe bagutera nk'umushombe Nikagoni jamani. Umushambwe n'umuki. Igiti razonga. Oya kanda umushambwe. Wariyengetse mwana. Umushambwe. Umushambwe.